inshuti yanjye magara ariyo numwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamaye impanuro y'ibintu bitatu. Witri nayo ni sala umuntu agomba gukora mbere yo kuryama nk'uko bigaragara muri hadithi yatubujije kufunga uyu munsi ari wonyine. Muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gufunga sunna ku munsi wa Ijumaa ukawufunga wonyine. Fahiya Eidun usbu' kubera ko no munsi w'ilayidi ya buri cyumweru y'abayisilamu. Fala tufarrad, bityo rero ntabwo usibwa wonyine kuko twabujijwe gusiba ku minsi y'Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twari twagarukiye kuri hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith Abi Hurayra, awsani khalili bi thalathin. حديث يتذكر أبي هريرة رضي الله عنه رفزتي أوصاني خليلي بثلاث inshuti yanjye magara ariyo numwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamaye impanuro y'ibintu bitatu. Siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin, gusiba iminsi itatu ya buri kwezi. Wa rak'atay ad-duha, naraka ebyiri za duha, raka ebyiri za duha. Wa an utira qabla an anam, ndetse no gusari witri mbere yuko ndyama, ndetse no gusari witri mbere yuko ndyama. Walima raa ba'd azwajihi samat yawm al-jum'a, nanone numwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma raa ba'd azwajihi, ubwo yaribonye umwe mu bagore bayo basibye umunsi wa Ijumaa. Wa hiya Juwayriyatu bint al-Harith, uyariwe Juwayriya bint al-Harith. Qal yaramubajiti asumti amsi, ese waba warasibye ku munsi w'ejo ari wo munsi wari wa kane? Qalat la, Juwayriya abwira umwe y'Imana ati oya nago nawusibye. Qala hal turidina an tasumi ghada, mw'Imana iramubaza iti se waba wifuza byibuza kuzasiba ku munsi w'ejo ari wo munsi wo kwa gatandatu? Qalat la, aravuga ati ntabwo mfite intego yo kuzawusiba. Qala fa aftiri, mw'Imana iramubwira iti bityo rero siburuka, kubera ko nta muntu wemerewe gusiba umunsi wa sunna ari umunsi wo kwa gatanu gusa. Fadalla dhalika ala anna yawm al-jum'ati la yusamu wahdah, ibi bitatugaragariza ko umunsi wa Ijumaa udasibwa wonyine. Wala yutatawwa'u bihi wahdahu, ntago umuntu yemerewe gusiba sunna cyangwa se igisibo cy'umugereka kuri uyu munsi wonyine. Wala alla fi hadhihi kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lamu. Twasoreza ahangaha.